Halo? Yes. Ase gahunda nabahaye ntabwo murayicishamo ko murimo murandindira vipi zanyu mwebwe? Gahunda tuyitaho ariko nyine bya bikoresho baduhaye byatubanye bite, hari ukuntu wakohereza nk'ubufasha nyine bakatuzanira ibindi. Ikibazo ntabwo ari ibikoresho, mwebwe mugomba kugenda mufite ibikoresho byuzuye, mugomba kujya mumubwira nta mpamvu yo kugenda nta bikoresho mufite. Vipi zanyu we nawe baje niba nta kazi mushoboye nk'abandi, vipi zanyu mufite mutakoresha mufite ngo umuntu abibahe ibikoresho, vipi zanyu mwebwe bimeze bite? Urabona nyine ukuntu twagiye turi benshi yego, ariko nyine bari kugira busiga zabo kuko nabona abasore bari kunanirwa. Turagusaba uduhereze wenda akaruhuko tumanze tuvuke neza tubone gutangira akazi. Akaruhuko njye bizinesi yanjye hombi nasoni igihe narababaje niba mudashobora akazi natanye nk'abandi byo kuruhuka nyine ntabwo bindera bizinesi zanjye zihombe ngo bakanye ngo mutekereze njye mbahaye amasaha 6 kuba munkore gahunda, niba mutazikorera gahunda mwigere imbere n'urutwa gusa. Nta kibazo, reka tugerageze mugire vuba kandi sinongeye kwirirwa mbabwira ibintu byinshi cyane, nirongeye kubivuga ndabashakisha mbavuna buri mwese kandi mvuga nta n'akazi dushoboye nk'uko ubonera umwanya nasoni mwebwe. Yego bose, reka tubigerageze turagusubiza nyuma y'iminota 30, ariko ntaragenda nyine gutarava ku murongo. Nagira ngo mbwire ko n'abarinzi b'uyu mukobwa nabo batoroshe, birasaba n'imbaraga zikomeye, ariko turagerageza kuko waratwizeye nawe tugomba kugukorera ibintu bizima. Niba munyizeye narabizeye nibyo, ariko mugire mushaka abandi ntacyo ndabongera ahandi, ariko mushaka abandi muzanize izo mari. Aba boy. Okay, sawa.